nongeye kubasuhuza kuri uno mugoroba itorero ryacu ES Nyamata. Suhuje abayobozi bacu, Pasiteri Patrick, Mama Pasiteri, Imana ibaha umugisha. Itorero ryose muri rusange, amadeparitema yose, amakomisiyo yose, abaririmbyi, abahimbaza Imana, abanyamasengesho, abadiyakoni, abakristo, Imana ibampera umugisha, Imana ishimwe. Ubu nicaye kuva saa 8 kugeza ubu nyine nasomye Bibiliya, ndasoma, niyo mpamvu nakuye muri iryo jambo. Haleluya Yesu, Imana ishimwe. Ndimo gutekereza ukuntu Yesu yaje anshaka. Hari umurinzi wavuze ngo uvuko Yesu yaje anshaka, ngo uvuko Yesu yaje anshaka, ngo ni umunyembabazi nyinshi cyane. Haleluya, ngo uvuko Yesu yaje anshaka. Imana ishimwe. Ndabyibuka umwaka yampamagaye, umwaka w'1986 mu kwezi kwa gatanu, itariki n'izinyebagira, ariko yahagaze iruhande rwanje aho narindi, imbuto y'Imana yinjira muri nje. Imana ishimwe. Yo nuzura umwuka wera kugeza nabwiye ngo n'ubu Yesu arankunda cyane. Imana ishimwe. Nza ntekereza n'ukuri ukuntu yankunze akampa ubugingo buhoraho, mfite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Niko Pawulo yavuze ngo turabaragwa ndetse turi nabaragwa na Kristo mu bwami bw'Imana. Oh haleluya Yesu, oh haleluya Yesu. Ngutekerejeho Yesu we, turimo kwibuka urupfu rwawe, tukibuka umubiri wawe watanze ku bwacu. Uwanditse igitabo cy'Abaheburayo we yaravuze ngo ntiyigeze yita ku isoni z'umusaraba, ntiyigeze awurebaho, ahubwo yarebaga hirya y'umusaraba akabona ba Samson, akabona itorero. Yesu we ushimwe, Imana ishimwe. Nukuri mfite urukumbuzi umunsi nzabona Yesu, kuko yaravuze ngo tuzasangirira kandi umugati, ngo tuzasangirira kandi umuzabibu, ngo mu bwami bw'Imana kuri wa musozi wera w'Imana Yesaya yabonye. Imana ishimwe. Nzanezerwa mbonye inkovu z'imberere Yesu yagize ku bwanje, nzanezerwa mbonye mu maso ha Yesu. Yo Yesu we, Yohana yaravuze ngo tuzaririmba tunezerwe. Ngo Imana ishimwe, tuzaririmba indirimbo ya Mose, indirimbo yo kunesha. Niturangiza turirimba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Mana we, tuzaba tugeze ku iherezo, ndaritegereje, n'abandi ba Kristo turategereje. Imana ishimwe. Reka dutekereze hamwe kuri Pasaka nziza, reka dutekereze hamwe ukuntu Yesu yaducunguye, reka dutekereze hamwe igestemani, imibabaro yagize, reka dutekereze hamwe Yesu ukuntu yazutse agahabwa izina risumba ayandi mazina yose, akazamuka mu ijuru akaba ari iburyo bw'Imana. Ni mutetezi, ni umuvugizi w'itorero ryacu, ni umuvugizi wacu. Imana ishimwe, kandi Imana iduhana umugisha twese wa Kristo. Imana ishimwe. Murakoze. Ni mwene Samson.